Muraho neza friends, welcome back to MTech TV show, aho twigira ikoranabuhanga mu buryo bworoshye kandi bwumvikana. Uyu munsi tugiye kwiga how to send message and photo using Gmail account. So niba ufite Gmail yawe, komeza urebe kugeza ku iherezo ry'iyi video, kanda like ndetse unasharing ino video. Nubona hari kino video uraza kuza kugusigira, uze kwibuka gukanda subscribe ndetse na like ndetse n'igitekerezo comment. Niyo nkunga yawe duteye kandi kugira ngo ujye uhora angaha kuri ino YouTube channel aho twigira ikoranabuhanga. Part 1, prepare your Gmail account. Before we start, make sure ufite Gmail account yawe. Niba utarayifungura, jya kuri www.gmailaccount.com www.gmail.com ukande kuri create account, ushyiremo amazina, nomero ya telefone n'ibindi bisabwa. Nyuma winjire muri Gmail ukoresheje Google Chrome cyangwa Gmail app kuri telefone yawe. Ibyo byose birangije, ufite Gmail account, ufite email, ushobora kugira YouTube channel ufite email. Ngo ikaze wowe ugiye kubona ino video, ukaba ugiye kubungukira ubumenyi bw'ikoranabuhanga hano kuri MTech TV show ukoresheje telefone. Part 2, uko wakwandika ubutumwa, ibizwi nka compose. Iyo umaze gufungura Gmail ukanda ahanditse compose, ahangaha hari agakaramu, cyangwa andika ubutumwa bushya, hazaza akazu, nurangiza ukandikemo message yawe nshyashya. Muri 2 aho ha kabiri andikamo email y'uwo ushaka koherereza. Noneho ahitwa muri subject andikamo umutwe w'ubutumwa, hanyuma munsi wandikeho message yawe. For example, hello, hope you doing great, here are the photo your request. Hano ndashyiramo amafoto yanjye, nindangiza nandike ibisabwa byose, ubundi dukomeze. Nawe urashyiramo ibyo ushaka. Part 3, how to attach photo to all file. Noneho kugira ngo wohereze amafoto, kanda ku kimenyetso cya paper clip, uvuga ngo ahanga nshyizeho agakaramu, niho ugiye kwinjira, ugiye kohereza amafoto. Amafoto akimara kugaragara, uzabona amazina yayo hasi munsi y'ubutumwa bwawe. Umaze kohereza ubutumwa uhita ubibona hano ko hari ikintu cyaje muri email yawe, hari umuntu wohereje email. Dusimutse tukajya kureba hano gutya, dushobora guhita tuyisangamo. Okay, kohereza message. Part 4, when everything look good, click send. Okay, ushobora guhita wohereza message. Gmail ihita yohereza ubutumwa bwawe hamwe n'amafoto mu masegonda make cyane, bihita byihuta, nyirabwo akaba bwamugezeho. Usanga hari ubutumwa buvuga ngo message sent, bivuze ko woherejwe neza. Part 5, inama y'umutekano. Jya wemeza ko email address wanditse ko ariyo, kuko ushobora kwibeshya bigatuma amafoto, ubutumwa bijya ku muntu utari we. And please don't share private photo or document with people you don't trust. Guys, ubuzi neza kohereza message n'amafoto ukoresheje email wamaze kubimenya aka kanya. Message and photo using Gmail. Niba iyi video yagufashije, kanda like ndetse na subscribe, kandi uyisangirize n'abandi nabo baze
bigire hamwe aya masomo ya tekinoloji kuri tips, phone, AI, YouTube tutorial. Thanks for watching MTech TV Show.